nk'uko bisanzwe nizere ko wamaze gukanda subscribe. Niba utaranayikanda bikore, kubera yuko niba ukunda ibiganiro byacu ushaka ko bijye bihora biri update kuri wowe, kanda ku nzogera, usangize, udukoreshe mu nshuti zawe, mu magroup bamo, kugira ngo buri wese abashe kunogerwa n'ibiganiro byacu tubaha. Ndabizi mwamaze kudukunda, bamwe murabitubwira, Kenya, Burundi, abantu mwese mudukurikira ndabasuhuje nk'uko mujya mubimbwira, nk'uko mudukunda natwe turabakunda nta kibazo. Uyu munsi naje kubabwira ni gute ushobora kumenya umukobwa cyangwa umugore unyara. Muri iki gihe abagabo benshi cyangwa se abasore benshi icyo kintu nicyo bakunda. Iyo ubajije umugabo cyangwa uganiriye umusore akubwira yuko akunda umukobwa unyara. Ntabwo ari abasore bose babizi, ariko abagerageje kubikora bavuga yuko bibaryohera. Iyo bari kurongorana aricyo kintu kibaryohera, kunyaza umukobwa. Akenshi rero umusore aba yifuza kumenya ese niba ndarikiye uriya mukobwa ese aranyara. Icyo ni ikintu umusore wese yibaza. Rero kugira ngo ubimenye ni uko niba ubikugezeho. Ntabwo umukobwa niyo yaba atanyara, ntabwo ushobora kugenda ukamubaza icyo kintu ngo ese uranyara. Akenshi abakobwa ntabwo bibashimisha, ntabwo bashimishwa n'umuntu ubabaza ibyo ngibyo. Abashaka ko niba wamukunze ushaka kurongorana nawe akaba yakwishimiye mubikora, ariko abahungu ntabwo aricyo baba bashaka. Bashaka kurongora umukobwa unyara cyane yuko ngo bibaryohera. Uyu munsi rero nabakusanyirije ibimenyetso bishobora kukwereka ese uriya mukobwa cyangwa uriya mugore aranyara. Ikimenyetso cya mbere nabakusanyirije, ikintu kizakwereka ko umugore cyangwa umukobwa anyara, ni uko aba afite ku kiziba cy'inda. Ikiziba cy'inda abenshi muzi aho giherereye, kiba gisa nkaho kibyimbye like this. Hano niho bita mu kiziba cy'inda, ntabwo ari mu nda. Kandi aho haba habyimbye bitandukanye n'uko umukobwa cyangwa umugore aba afite inda y'amezi matoya. Aho biba bitandukanye. Cyangwa se bene wa mukobwa unywa inzoga nyinshi, icyo gihe nawe akunda kubyimba mu nda, ariko biba bitandukanye no ku kiziba cy'inda. Ikiziba cy'inda rero kiba kibyimbye. Nubona umukobwa ukabona bene kano kada ko hasi kabyimbye mu kuntu, uzavuga uti uriya mukobwa aranyara. Ikindi kimenyetso gishobora kukwereka umukobwa unyara ni umukobwa uhora ukonje cyangwa umugore uhora ukonje. Ubukonje mvuga ni kwa kuntu umuntu aba akonje hahandi aba ameze nk'aho avuye muri firigo, ariko ubwe nta mbeho aba afite. Bitandukanye n'imbeho, ntabwo aba afite imbeho, ahubwo ni ubukonje buhora ku mubiri we. Wowe umukoraho ukumva arakonje, ariko we ntabwo abyumva, ntabwo aba yumva afite imbeho. Aba yumva nyine iyo uwo umukozeho wumva akonje ari barafu, ariko we ubwo atabyumva. Icyo nacyo ni ikimenyetso gishobora kukwereka yuko umukobwa cyangwa umugore anyara. Ushobora kumurongora akanyara. Ikindi kimenyetso gishobora kukwereka umugore unyara ni umukobwa ugira hagati y'amaguru hafatanye. Ubundi umukobwa cyangwa se n'abahungu nabo bibaho, iyo urebeye imbere, hano imbere ushobora kubona amaguru ye nyine afatanye, ariko ibyo biratandukanye. Aho umukobwa unyara ho ureba uturutse inyuma umanuye ku kibuno, uhereye ku kibuno. Umukobwa aba afatanye amaguru yegeranye. Urebeye imbere abantu bose abenshi abafatanye, ariko urebeye inyuma ushaka kureba icyo kimenyetso, umukobwa cyangwa umugore amaguru ye aba yegeranye hafatanye ku buryo nta mwanya uba uri hagati y'amaguru. Ibyo ni bimwe mu bimenyetso by'umugore ushobora kunyara. Ikindi kintu gishobora kukwereka yuko umukobwa cyangwa umugore anyara, ni hahandi uzabona umukobwa cyangwa umugore afite umubiri woroshye. Hahandi ushobora kumukora ukumva aroroshye, nawe ukabyumva ko yoroshye. Hari abakobwa ukora ukumva barakomeye, cyangwa wareba ikibuno cyabo ukabona kirakomeye, ukabona ni nk'igiti. Hari n'undi mukobwa
ushobora kureba ikibuno cyo ukabona kiroroshye cyane ku buryo agenda kikaninyeganyeza, wakora mu ntoki ukumva aroroshye. Bene umukobwa ufite umubiri woroshye nawe aba afite amahirwe yo kunyara. Ntabwo ko ari amahirwe kubera yuko abakobwa bose ntabwo banyara, ubu rero nawe afite amahirwe yo kuba yanyara. Ikindi kimenyetso cyakwereka yuko umukobwa anyara ni umukobwa uba ufite ibicece. Ibicece abantu benshi bakunze kubyita ibinyenyanza, bene bino biba hano ku ruhande, ubifite ariko atabyibushye, ukabona umukobwa ntabwo abyibushye nyamara ibyo binyenyanza arabifite cyangwa se ibicece. Ukibaza uti se uriya mukobwa ko mbona nta kaboko afite, nta kaguru afite kabyibushye, ahantu hose ntabyibushye, ariko ukabona ibyo binyenyanza byo ku ruhande arabifite. Uriya burya aba afite ibanga, bafite imisemburo myinshi ishobora gutuma anyara, kuko kunyara biterwa n'imisemburo myinshi ihagije. Nubona rero uwo mukobwa cyangwa uwo mugore afite ibyo bicece, ujye umenya yuko uwo nawe ashobora kunyara. Ikindi kimenyetso gishobora kwereka ko umukobwa cyangwa umugore yaba ashobora kunyara igihe murimo murarongorana, ni igihe umukobwa aba afite ubwoya bwinshi. Hari abakobwa bakunda kugira ubwoya bwinshi ku maguru, hahandi umureba ugahita uwubona, ubundi abahungu tuzi ko aribo bakunda kubugira. Hari rero abakobwa uzabona bafite ubwoya bwinshi ku maguru, hari n'ububa bafite ku maboko. Uwo mukobwa nawe kubera ko ubwo bwoya buterwa kenshi n'imisemburo, sinavuga ngo kenshi, biterwa n'imisemburo myinshi. Iyo misemburo rero nayo ivubura ya mavangingo, nayo imufasha kuvubura ya mavangingo. Uwo mukobwa nawe rwose nta kabuza abanyara. Mw'abahungu mwe, mw'abasore mwe, nizere ko mwamaze kumenya ibimenyetso. Mujya muhura n'abakobwa mukibaza se uriya mukobwa aranyara, cyangwa mukareba umuntu mugahita mwimagina yuko yaba anyara kandi atari byo, nyamara hari ibimenyetso bishobora kukwereka yuko uwo mukobwa cyangwa uwo mugore ushobora kumurongora akanyara. Niba wabashije kureba iki kiganiro, nizere yuko utazongera kwifuza umukobwa unyara cyangwa umugore unyara. Wamaze kumenya yuko umushuti wawe ashobora kunyara, ubwo nyine amahitamo naya n'ibintu muzaza mumenya guhitamo mukurikije inama tuba twabagiriye. Murakoze rero, ikiganiro cyacu nakagaruka, mukande subscribe, mukore share, muduhe comment. Ibiganiro byacu byo nakagaruka kandi turabakunda.